Yes, ndagusuje wowe ukurikiye ibiganiro bya Futureline TV. Nge nitwa Mwizerwa Olivier. Komeza ukurikire ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, ukanda subscribe, comment, like ndetse unasharinge video tugiye kujya dukora za buri munsi. Tugiye kugenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Musore bimeze bite? Sawa nari. Yego. Iyi ngiyi ni Futureline TV. Oh sawa cyane. Witwa nde? Wanyita Eric. Eric. Nanjye nitwa Olivier. Sawa ni byiza kubinyana nawe. Yes. Dutangire se nkubaza utubazo tugiye dutandukanye. Nta kibazo. Okay. Ikintu bita inkono urakizi? Inkono? Ndakizi. Urakizi? Wakidusobanurira se? Inkono ni kera bafataga ibumba bakabumba iyo nkono bakayitwika ariyo yavagamo igikoresho cyo gutekesha mu rugo. Nibyo. Naho ikintu bita isangano. Isangano? Nawankubeshye. Isangano nawankubeshye ntabwo nzi icyo ari cyo. Mwumfashije isangano ni kakano, ni ukuvuga ngo ni ihuriro ry'imihanda. Hamwe bakunda kwita ngo ni muri rompuwe. Sawa cyane. Tugiye mu buzima busanzwe. Minisitiri w'uburezi uramuzi? Minisitiri w'uburezi? Ntabwo ari Edouard Ngirentera? Sure. Uburezi? Ntabwo ndi kubibonzi ni Edouard Ngirente. Edouard Ngirente ni minisitiri w'intebe. Ni w'intebe, uburezi ntabwo muzi rero. Sawa, merci. Sawa. Amakuru yawe musore? Ni meza. Amazina yawe se witwa nde? Ishimwe Amani uzi ikintu bivuga se? Sure. Wakitubwiye? Amani bisobanuye amahoro. Bivuze ngo nawe uri umunyamahoro cyane. Okay. Ibintu bituranga ubundi. Nibyo? Sa n'ufite confidence wana? Confidence ntabwo ugomba kuyibura. Nibyo? Ubu si ubikura kugira ngo nawe wumve ufite confidence angana gutya ko mbona ukiri muto. Nyine ubundi biterwa nuko uba ubayeho mu muryango. Okay. Uriya muryango natwe twese turashabutse. Nanjye narashabutse. Okay. None si buriya iwanyu uri nk'uwa kangahe ko mbona uzi utuntu twinshi cyane? Wa gatatu gusa? Sha urashabutse kabisa. None uriga? Wa kangahe? Wa kabiri segonderi. Ugeze muri siniature? Okay. Wa kabiri segonderi se ni nk'uduki ubona ku ishuri ubona ukavuga ngo wenda ushobora kubona akantu katagenda kuri mugenzi wawe, wenda ari nko mu ngeso mbi zitari nziza, sibyo? Kwa kundi niba wiga interina, niba wiguta ntago mbizi, ubundi ushobora kubona mugenzi wawe afite imico itari myiza, niye nama wamugira? Namugira inama yogera ngo ave mwizo ngeso mbi kubera ko zamwangiza. Zigatuma amasomo atagenda neza. Yego. None ni ukuvuga ngo ni iki gituma wowe ku bwenge bwawe ufite, ni iki gituma ababyeyi bategera abana babo, sibyo? Cyangwa se ni iki gituma bagirana amakimbirane mu rugo ugasanga umupapa arimo ararwana n'umumama? Biterwa n'imiryango itandukanye. Kugira ngo umugabo usabe ngo yagiye kurwana n'umugore we, wenda umugabo ashobora kuba yagiye kunywa ibisindisha ugasanga aje ari kurwana. N'umugore kandi birashoboka, ntabwo ari umugabo gusa. N'umugore birashoboka kuba yagenda akanywa ibisindisha akaza agashwana. Ikindi kintu cyatuma bashwana mu muryango, kutumvikana. Ushobora gusanga batumvikanye ku kintu runaka ugasanga nicyo kibashwanije ugasanga bararwanya. Wowe iyo wumva bavuga ngo hari abantu cyangwa se abamama, sibyo? Bumva yuko byose babishoboye, ubu ngubu badakeneye yuko umugabo yabagira inama. Umugore ushobora gusuzugura umugabo kubera ko wenda amurusha amafaranga. Wowe nk'umwana ufite iterambere niye nama wamugira? Uwo mugore namugira inama yuko byose ibintu birashira. nawe
bishobora kuzashira ugasanga ari kwinginga umugabo. Niyo mpamvu ibyo bafite bagomba kubisaranganya kandi bakanganya ku buryo bungana. Nibyo erega gukontorora umutungo kamere wabo ni nabyo bituma mu rugo iwabo batagira amakimbirane. Buriya habaye uburinganire mu rugo amakimbirane ntabwo yanaza. Yego, ndabyumva cyane, uzi ibintu byinshi cyane musore. Ukuntu ungana n'uburyo ugaragaye n'ibisobanuro utanga biratandukanye cyane, kandi felicitation ukomereza aho ngaho. Muri uyu mwaka dutangiye ni izihe ntego ufite nk'umwana ugiye gusubira ku ishuri? Mfite icya mbere, mfite intego yo kuzatsinda ku ishuri. Yego. Icya kabiri, mfite intego y'ejo hazaza, niyo ngiye kuvuga. Mfite intego y'uko nzashaka umugore mwiza, nkabona akazi, kandi urugo rwacu rukazaba rurimo uburinganire n'ubwuzuzanye. Yego yego. Aricyo bita ubwuzuzanye mu muryango nyine. Buriya ibyo ngibyo ubikomora he? Bikomora ku babyeyi. Mu rugo nabo babana neza cyane ku buryo wumva nawe uzagira umuryango ushingiye nk'uw'ababyeyi bawe. Okay. None se iyo wumva ijambo ikambere wumva iki? Ikambere? I don't want peace. Gusa numva ni nk'ahantu hambere, mbese numva ari nk'ahantu hambere dusubiye inyuma gato. Njyewe niko mbyumva. Nkosora, ese nibyo? Niko ubyumva. Ikambere, iyo bavuze ikambere ni kwa kundi iryo jambo bakundaga kurikoresha ku bantu ba kera. Nuvuga ngo ikambere ni indani, ahantu abantu bakuru bicaraga. Abantu nyine abana bakiri batoya ntabwo bageraga, sibyo? Kwa kundi kubona urugero k'ubu ngubu nko muri salo, urabizi ko salo kera abana ntabwo bakundaga kugera muri salo abashyitsi babasuye. Nicyo gisobanuro bita ikambere. Icyo ndacyumvishe. None se iyo bavuze isangano wumva iki? Insangano? Isangano. Isangano. Byo nta nkubeshye ntabyo. Ndetse ndivuga insanganyamatsiko wenda ni nk'ibyo nzara ku isanganyo. Nabwo bwa mbere naryumva. Isangano ni ukuvuga ngo ni uruhurirane rw'imihanda cyangwa se utuyira. Ndacyumvishe. Bya bindi dukunda kwita mu rurimi rw'amahanga ngo ni muri rompuwe. Wakumvise? Sibyo? None se minisitiri w'intebe uramuzi? Amwita Edouard Ngirente. Siwera? Edouard Ngirente. Siwe? Nde badutsinze? Ntabwo uri shuwa se? Ngiye ndi kukubaza. Ntabwo uri shuwa ku muntu uvuze? Oya, ndi shuwa none nibyo. Ubise ubikomfirima? Nibyo, ibintu uvuze nibyo. None se ni ukuvuga ngo umuntu bita Perezida Kagame uramuzi? Ndamuzi, umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu. Iyo urebye ibyiza tumaze kugeraho, ubaye umugeze imbere, niki wamubwira nk'umwana ufite iterambere, ufite byinshi akeneye? Mbere na mbere nabanza kumushimira ko yatuzaniye ibikorwa remezo, imihanda n'amazu meza y'abatishoboye yarayabahaye. Abo sebe yajyanye bose yahongeye abasubiza amazu yabo. Ubwo rero nabanza nkamushimira kuko yadusubije amazu kandi yari akenewe, twari turi kuba hanze, ariko mu mitsi ye yarafashe aravuga ngo reka nze abaturage banjye mbahe amazu meza yo guturamo, kandi yarayaduhaye. Namushimira. Ni iki witeze muri uyu mwaka, cyangwa se ni iki kidasanzwe ugiye kuzumva ubu ngubu kijyanye na perezida? Hari amakuru uziye y'icyo kintu? Agiye kuba amatora. Amatora. Wibuka se itariki cyangwa se ukwezi bizabaho? Ibyo ntabyo ntawe ndi kubyibuka, ariko nzi ko azaba atumwe uyu mwaka. Muri uyu mwaka amatora azaba kuri tariki 15 z'ukwa karindwi.
sibyo 2024. Impamvu navuze umwaka nuko tayari tuwurimo. Ni ukuvuga ngo rero wose wumva uzamutora. Nzamutora ni gute ntamutora, dore kaburimbo zose, dore ibibuga bya basiketi abana turakina, dore amashuri y'abana n'ama etaje y'abanyeshuri abaturage dutuyemo, ko nta kuntu tutamutora kuko ibyo yadukoreye ni ingirakamaro. Yego none se kuvuga ko uzamutora imyaka yo gutora urayifite? Nyine umva, si ukuvuga ko ngiye ubwanjye namutora, ariko nanjye nzareba abandi bafite iyo myaka yo gutora, mbabwire batore Perezida Kagame, ko nabo bonyine barabizi kuko ibyo yabakoreye birahagije. Yes, ni nko gushishikariza abantu kumutora. Yes, ari undi wese nawe yashishikariza gutora Perezida Paul Kagame kubera ko yakoze ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo reka tumushimire